uwo munsi wari umereye nabi kuri nje wari n'umunsi wari ukomeye ari intwari zari zagiye tubabaye ariko nagumye gushakisha umwana ntibyakunda bambwira ko ari za mikenke nazerereye cyane twirwanaho nyine mu buryo bwo guhunga nuko haje kuba nimugoroba sizeri numva umuntu arampamagaye kuri telefone murabona ko iwacu izi telefone ni zari zitarahagera twari telefone nyine dutoya ariko ngira ngo nyine n'umuntu ushaka kumbaza amakuru uri kure nanje abari mu Minembwe numva ni igiswahili ambajije ngo ati niwe muvukano ndabati jewe none se ufite abana bawe ndabatara abana baje nabuze abana babiri umwana wanje mbyara n'umwana wanje w'umwungere wanje ntabona abonye ntambara yarabaye ariko nababuze arambwira ati nitwa Komanda Mutetezi ndi mu Gipupu abana bari hano Giseke nahise numva ko imbaraga zinshiramo mbwira abagenzi banje twari turi kumwe abana barabatese ariko nyine byari biremereye kujumva ko umwana wawe wamubuze abajenesi bamufite mbona ko byarangiye numva yateswe byarangiye wumva byarangiye hari ukuntu usanga abantu baje impaka no ku mbuga n'ibiki ugasanga wenda ngo ari abantu umuntu utugara n'uduki wenda nzama umuntu utarabonye ibintu byabaye ayitwa za Mibunda kuko niho naterewe ndahungira tugeze za Mikenke ukuntu inga zako ziryama zigapfa umugenda ndimufite kivugira leta iraho bikababaza nibuka umunsi baturasheho kane mu Mikenke wari umunsi w'isoko barashe umuhungu witwa Rutiririza baturasa turema isoko turi kumwe n'abandi icyo ni ikintu kibabaza nkaba nabwira abanyamurenge ko tugomba kuba umuntu umwe abantu bagenda amatambi bakuriye kugaruka kuko nta handi tuzaje hariya ni iwacu kandi nkaba nshimira abakomeje kwiyigwanaho nubwo turi mu bihe byo kubura intwara ariko kandi hari izindi zakomeza aho bari bageze. Hello guys, aho muherereye hose turabasuhuje, abari mu gitondo mwaramutse, abo bwije mwiriwe, mwese turabasuhuje aho muherereye ku bice byose bigize isi. Yego, tubahaye ikaze kuri no channel yanyu twese duhurijeho kuri iki kiganiro cyacu, kuri uru rubuga buri wese yisangaho kuri Murenge Top TV. Bahaye ikaze wewe wese udukurikiranye, nshimiye wowe wahisemo kubana natwe ukatwiyungaho ugakora subscribe kugira ngo tukajya tubana buri munsi, nanabwira wowe utarayikora kugira ngo uze twiyungeho ubane natwe tujye duhorana mu biganiro byacu bya buri munsi, uzajya ubikurikirana ku bugufi ku buryo bukoroheye uhite bikugeraho. Rero niyo mpamvu wowe wakoze subscribe ngushimiye, nawe utarayikora nkubwira ngo yikore kugira ngo tubane mu bihe byiza biri hano, mu biganiro byiza bihari. Ngushimiye wowe wakoze comment, wowe wakoze like, nukuri muri abantu beza bagaciro pe, umuntu agirwa n'undi, turahari kubera mwebwe namwe ntago twabatenguha. Niyo mpamvu tuba tugomba kugira ngo tubahereze ibintu byiza kugira ngo mwishime. Rero rwose nazuyaje ndabashimiye mwese, kandi mpana karibu ku bandi bashyashya muze tubane mu bihe byiza. Narondogoye rero ntagiye mu bintu byinshi ngo nkubite hirya no hino, twari kubaha ikaze mwese kugira ngo dukomeze tubane neza. Hanyuma uyu munsi ntago ndi njyenyine, ariko mbere yuko mpereza karibu ndi turi kumwe, hari igihe waba ari ubwa mbere wowe umbonye, ari ubwa mbere udukurikiranye, ndagira ngo nkwibwire wowe uje bwa mbere, nitwa Irene Mwamikazi, niyo mazina yanjye kuri wowe udukurikiranye bwa mbere. Ni hano ni kuri Murenge Top TV. Yes, nangane mu ruganiriro rwacu twese wowe nanjye, abantu bose, umuntu wese ikigero urimo cyose, waba uri mukuru waba uri muto, hano haba hariho ibiganiro umuntu wese yisangamo. Ubwo rero niyo mpamvu wowe nguhaye ikaze, uko waba ungana kose ndakwishimiye ngo uze dukomeze tubane kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, mfite umutumirwa, mfite umushyitsi wadusuye,
umushyitsi mwiza cyane ni umugabo mwiza muramubona yarakuze ni umugabo wakuze rwose uresha n'imigano ibiri ifatikanyije niko aresha ubu nuko yicaye ariko ahagurutse ni ukuri kose ni umugabo mwiza muremure wakuze niyo mpamvu reka muhe ikaze kuri Murenge Top TV aze atwibwire atangire atwibwira hanyuma dukomeze tubane kugira ngo ikiganiro turi bugirane ube wamumenye niko kwiza tuguhaye ikaze kuri Murenge Top TV ni karibu cyane ibwira abadukurikiye kugira ngo bakumenye. Urakoze Irene kunakira ku mazina nitwa Muvukano Steven ndi umunyamurenge komoka mu karere k'Itombwe iyo tuvuze Itombwe iri muri Mibunda ni muri province ya Sud Kivu aho hitwa Marunde muri localité Kibundi aho niho nkomoka umugabo wubatse mfite abana 5 umaze kugira ubuzobere mu rugo abana 5 umugabo rwose rumaze kuba umugabo wama yes urakoze rero kwibwira abantu ni byiza ko umuntu akwibwira kugira ngo mukore ikiganiro muganire nawe yamaze kukumenya ubu kera hari abantu biwanyu bahise bakumenya kera bamwe bahise babwira aturi ari wiwacu basogokuru gurye nuko kwibwirana ni kwiza kugira ngo abantu bahite bakwishikiraho bakumve rero tuguhaye ikaze kuri Murenge Top TV nawe uri umunyamurenge urumva ko wisanze washitse wisanze ko umunyamurenge niyo ko umunyamurenge ni ibyambere niyo mpamvu rero ngo haye ikaze kuri Murenge Top TV kugira ngo tugiye gukorana ikiganiro kitari kigufi cyane ntago kiri bube kirekire cyane ariko ntanubwo kiri bube kigufi cyane niyo mpamvu wowe udukurikiranye hano hari amakuru meza udakwiye gucikwa uyu mugabo mubona hano rero uyu mushyitsi wacu twatumiye ni umugabo murabizi abanyamurenge twese muri rusange dufite ibintu twagiye duhura nabyo intambara twahuye nabyo abantu bahura n'ibibazo byinshi inka ziranyagwa amazu arasenywa mbese turatatana turahunga ibyo n'ubuzima abanyamurenge duhuriyeho bwatubayeho nibwo buzima turimo uyu nguyu rero ni umwe muri abo bantu bahuye n'icyo kibazo ni umwe muri abo banyamurenge wagize icyo kibazo wahuye n'intambara ikomeye anyura mu buzima bukomeye ubuzima bubi bugoye nyine bwo guhunga nubwo nyine ubuzima bwo guhunga ntabwo arubwo buzaba bwiza ntabwo iyo hunze gusa uko byamera kose afite inkuru agiye kudusangiza abantu badukurikiye abakunzi bacu ugiye kubabwira iyo mbese urwo rugendo rw'ubwo buzima wanyuzemo ni karibu rero tuganirize kuri iyo nkuru yawe y'ukuntu byagenze kugira ngo twumve. Urakoze rero mbeze umwanya waniyegereje bizo zarangiye ndabanza ntange pole wenda ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge yego ikibazo mbajije nyine cy'ibibazo byabaye by'intambara n'uyu munsi tuzirimo kandi zitumereye nabi ndabanza ntange pole kugira ngo naje ntange ibyo nahuye nabyo muri izo ntambara uko byagenze hari 2018 umunsi w'iposho zari saa 11 baradutera ariko badutera nyine ari abaturanyi twari dusangamo turi kumwe badutera baturutse ahitwa za Gipupu ni hafi n'iwacu imihana yegeranye ariko badutera badutunguye tutazi ko badutera ari abantu barabaturanye dusangira akabisi nagahiye turi abaturanyi badutera badutunguye muri uwo mugoroba sinari impare nagiye ku isoko y'Iposho kwantayebego ndaza ariko ngeze mu nzira namagaye n'umugabo wacu umbera ko batewe ariko nsubiye inyuma gatoya buri ikintu kija kuba uwo munsi nabuze nje ku isoko ariko mbwira madame ko akorera kare ngomba kuja mu isoko kare kagaruka kare hari umwuka mubi ariko ndi wari cyane tambara zigize nyine nk'imisi zitangiye
ariko nkamubwira ati reka ngende so dutaka ariko kuko ntituzi situation ko imeze ndagenda ngeze hino nyine ngarutse za saa 11 bampamara ko batewe nige hino ahitwa za Bukunzi numva nyine amasasu karazamuka arenge iwacu ariko ntibaturutse mu irembo ry'iwacu neza barateye bambuka mu turambo kuri centre barazamuka baduturuka mbese inyuma runde iyo hijya kuba hazi nahitwa mu Bahakanyi nuko ariko umujima rufashe niruka cyane nyine nja mu rugo kuko ibintu byaraho abana abagore amatungo yose yaraho ariko sinagira amahirwe yo gushika mu muhani wacu kuko bwari bwije kera mahema yiharenze ndakata nyine nsubiriye bariko berekeza za Mikenge ko niho twari kuduhungira twari tuzi niyo tuja maze kuwashika nyine mbaza umudamu w'abana barihe ibintu birihe nyine ambwira ko babateye babatunguye kandi nyine byari byumvikana umusaza yararaho nari mfite umwana wanje n'umwana w'umuhungu yarakurikira umukobwa akabana n'umwungere nari mfite umwana w'umushi imyaka 15 nuko umusaza yabahaye inzira nyine aberekeza ahantu bahunga bari bafite ibitungwa byanje umwana yari umwungere wanje w'umushi barakomeza nyine berekeje za Mikenke za Kivogerwa kubahazi ariko ntibagira amahirwe kuko mayimayi niyo yaturutse kandi yaturutse turambo nyine yarakatinze isa n'iduturutse inyuma abana baja mu bihuru hafi y'umuhira nuko maze gushika gerageza gushaka abana hari saa 1 za nijoro saa 2 tibyakunda ngerageza guhamagara abantu za Mikenke za Marunde urumva Mirunda yose yari yasenyutse byari ibintu bibabaje gutegwa n'abantu mwari muri kumwe mutari mwiteguye nuko ndamushaka muri gihe namubonye urasha mu gitondo ndamushaka naho umwana yaraye hafi naho dutuye munsi y'amazu ariko yaraye munsi y'amazu bokera amazu bayatwitse baraho mwirango ry'iwacu ariho bakambitse umva nyine ko bafashe igihugu batwirukanye nuko uwo munsi wari umereye nabi kuri nje wari n'umunsi wari ukomeye ari intware zari zagiye tubabaye ariko nagumye gushakisha umwana ntibyakunda bambwira ko ari za Mikenke nazerereye cyane twirwana nyine mu buryo bwo guhunga nuko haje kuba nimugoroba sizeri numva umuntu arampamagaye kuri telefone murabona ko iwacu izi telefone ni zari zitarahagera twari telefone nyine dutoya ariko ngira ngo nyine n'umuntu ushaka kumbaza amakuru uri kure nanje abari mu Minembwe numva ni igiswahili ambajije ngo ati se niwe muvukano ndabati jewe none se ufite abana bawe ndabatara abana baje nabuze abana babiri umwana wanje mzara n'umwana wanje w'umwungere wanje ndabona abonye ntambara yarabaye ariko nababuze arambira ati nitwa Komanda Mutetezi ndi mu Gipupu abana bari hano Giseke nahise numva ko imbaraga zinshiramo mbwira abagenzi banje twari turi kumwe abana barabatese ariko nyine byari biremereye kujumva ko umwana wawe wamubuze abajenesi bamufite mbona ko byarangiye numva yateswe byarangiye wumva byarangiye yes nuko sawa urakoze kumpamagara none se umwana uramumpa gute yarambye ati wewe subiri nzaguhamagara ejo nkubwira ko uzabona umwana wawe nuko nateye intambwe 10 ari kumwe n'abagenzi banje ambwira ko tingaba abana bamuvugana n'umwumva ko mbafite mbeze umwana wanje aramvugisha umwana wanje wundi nanone yari umwana w'umushi ariko yari nkuwanje kuko nije wari umureze yamfashaga amatungo nari namukunze cyane none bambwira ko babatwaye mu Gipupu bari Giseke bitanumva ko bibaye nabi abana babiri bagiye kandi numva nyine ko batakigarutse baragiye twashitanze za Mikenke abantu bose mbabwiye amakuru hari impunzi za Mibunda zose nuko baguma kumpa Paul ariko baratewe ndimana irabi ikitarageza ku gihe kubona baguhamagaye bona bampamagaye wenda hariho umugambi Imana ye ubona se nshaka amanite ndongera ndamuhamagara nuko ramura tejo mu gitondo hari ku cyumweru uzaze zagoheza abana bawe ariko nkiraho kamubatese ni gute wabahwereje nkazaza kubafatira byibuze iwacu Marunde ko mu Gipupu nanone tawashikati wowe umutekano wawe ntunoburije kugweza abana kandi anejo guhamagaye uzaze ndagukeneye wowe wigizire wowe uzaze wizire none wowe wenyine sawa
ibyo umbwiraga noneho njewe ubwiye noneho gukurikiza ibyo uzambwira nuko mbwiye umubyeyi yari ari aho umubyeyi wanje aranga ati ntaho njoje mu gipupu njewe ndagenda kuko wowe uracara umusore byibuze njewe umusaza ntakubangira reka ngende njewe nshaka bari bumbwire yambwiye ko ari nje akeneye kandi urusekuru w'umwana ndumva nyine ko ufite impuhwe zanje ufite impuhwe zawe ariko ubwo ari nje akeneye reka ngende nano intambara itarakomera ndebe ko namubona ariko ubwo nagiye bikomeye bimeze nabi data uko araza bavuga ko bagenda ndabananira ati nanone muragenda namubima intambara igakomeza nzaba mubuze uzaba umubuze ubwo nahise ngenda gufata uwo mwanzuro wo kugira ngo ugende ndende byaba bikomeye mu ntambara ubu byari bikomeye rwose nagiye ngeze ahitwa za Bukunzi ariko ubwo mu gitondo arambwira ati wowe ugende nugera za Bukunzi nzakubwira bazaguherekeza uko se aho ukiri aho ntiwari ufite ubwoba n'impungenge ko ushobora kugenda mwese bakababura ubwoba bwari bwanshizemo kumva ko umwana wanje yagiye nariko numva nta bwoba mfite kandi nkaba ati nimva nanone dupfane byibuze sinkababara kubera ko nabuze umwana yateswe kumva ko umwana guma yarateswe nanje ndaho bizambabaza ariko nanone nico cambabaza cyane birumvikana nk'umubyeyi wese umubyeyi nyine w'umwana ariko abantu benshi urabona nyine ubwoko bwacu barampamagara turaja mu gipupu ugaruka bagiye kwigisha nawe uragenda nyine reka turebe ukuntu tuzabinegosiya akaza nabo turebe ko bamwohereza ariko njewe nkumva umutima ukungura ati umwana ndamubona ibyo ari byo byose ubwo yatamwishe amufite umwana ndamubona ubwo yageze n'uwo mutima wo kuguhamagara yageze n'umutima wo kumpamagara urumva wenda imana ikitarageza ku munsi azamuka twarakomeje ndagenda ngeze ahitwa za Bukunzi ariko arambwira ati wowe gende nushika muri Bukunzi iri hakuno iwacu Kibundi hakuno arambwira ati nushikaho abasoda bazaguherekeza bakugeze mu gipupu babamperekeza gute bazemera ati wowe uzogende nuwashika uzabampe ndagiye nyine mpashitse arabahamagara ati umuntu mumuzane ndamushaka twase dukomeza ahitwa za Ruhemba kuba hazi wenda kabarahumva ariko hari umwijima mubi cyane mibonda yashize byari ibintu bitoroshe ndagiye nyine ndatibutse za gipupu muri centre y'Ababembe mbese n'abantu twari tuziranye ariko nanone iboza bahinduka vuba cyane bahinduka vuba cyane n'abantu bari banzi nanje nari mbazi ariko ukabona bahindutse nyine saba ni abantu twabanaga bambwiye ko umwana wanje amufite ariko yari yamukora mu gipupu centre ariko nanone bari hirya kuri Karinga no kuvuga ngo ubugiye zagongwe za Giseke wenda hari abantu bashobora gukurikirana ikiganiro bagahita bahamenya dushitse mu gipupu abasoda banshikije mu babo uko baduteye gutyo hari abandi basoda ba leta n'ibintu byari bibabaje kubonaho babatera bagaca kuri leta bakaza kubatera dushitse aho nibwo banzamukanye barambwira ati baririya hirya kuri Karinga nabambwira ko musanga kuri Karinga niho abana nabazanye ntabwo ari aho gipupu centre ariko nahantu nyine sikure cyane ariko nyine ni hirya yaho kandi nuko ndazamutse nzamukanya n'Ababembe abashefu baho bantwaye kuri uwo mayimayi wabo tuhageze mwirango baza kuntega noneho nari nsa naho nabaye undi muntu w'igitangaza waje gufata urabona iterabwoba ry'abamayi kandi bari bafite umujinya ti wewe ni wewe twatetse abana batinije we ntabana turabafite ariko komanda yakudutumye ngwino tugende none base banza kuntegera haruguru ya komandari baramanura nyine dushitse narangije abana banje numva ibyishimo kandi numva nkamarira kubona bakiriho natekereza ko bapfuye nyine bwari bwije ari undi munsi dushitse aho arambwira ati nije ibwira nafashe abana bawe mu ntambara twabagabyeho ariko nifuje ko ngomba kubagoheza amaboko yawe ukabatwara nico naguhamagariye abana ngaba saba ngaba naba ngaba none ariko hari ibintu ubwira ka recommandation ugenda weza abanyamurenge ibyo mudukorera ubutumwa sawa kuko naje nateswe muri uwo mwanya urumva ko nari mu maboko yawe wagenderaga nyine aragutse arambwira ati mwebwe twari duturanye ariko ntabwo tubiyumvamo ndi muri abenegihugu mugomba gutaha mukaje iwanyu iyo mwaturutse nimwe muza muzana ibibazo nimwe muza mutwica mwatwishe kuri songa mbere azana ibintu byinshi yahereye kuri za Murere
namwe ati ibyo umbwira zamurera narazumvishe ndabo zansanze wenda songa mbere nayo narayibonye ariko nari muto ariko ndaruare inzi rw'intambara jewe nyine naje gutwara umwana wanje ariko warakoze kuba umufite umumpeza yambwiye ibintu byinshi cyane byinshi bibabaza ambwira ko tutari iwacu ambwira ko tugomba kuva iwacu ariko naje numva kuva iwacu nkumva ntaho tuzaje se tuzava iwacu tuje je wavukiye muri Mibunda nkorera muri Mibunda nishakiramo nyine gusa ho yari yantetse ibyo yavugaga nariko nikiriza kugira ngo nkize amagara yanje n'abana nuko yavuze ibintu byinshi bibabaza ariko kandi badusenyeye ndaceceka kugeza yambwiye ikintu cy'isaha yose ambwira ibintu nyine etape par etape avuga ko akarengana kanaka tukazana ariko ntako twabaga byo mu by'ukuri kuko nibo bari badutetse ntitwanabateye nuko tugeza aho byari igihe cy'isaha 10 sizeri yahise afata abana ati ngaba ndabaguhaye ibyo nakubwiye ugenda ubibwira abashefu ubibwira abagabo ko mugomba kugenda sindetse kubatera naho mugeze za Mikenge zabatera naho hose nzabatera ndavuga ati je ibyo wadutera utadutera ntaco mkivuze kuko niwe ufitega amaboko ariko bimwe nyine narabimusubizaga ariko bindi simusubize je nari ko ngwana kugira ngo mbone abana bawe ubone ko hava mbone ko mpava nuko tukiraho aramwe ati sari ico uvuga nahise mubwira ati ico mvuga ndagushimira nuko wampamagariye abana wabafasha utarabishe wakoze mu rundi ruhande ariko ganyine nari mbabaye kandi ko yadutwikiye unarebaga imihana zawe imbogo za Turambo Mibunda yose ko nizi nkumva kandi ndababaye twabaye impunzi tugeze za Mikenke nkumva ndababaye nabyo bikambabaza ariko nyine yampaye abana bati kumpaye abana warakoze ntaco takoze kubampamagara abantu tarabishe nyine kwarugura nanje ngumubwire ko ya ari umuntu mwiza yangiriye neza yampaye abana beza nyine mbese muri uwo mwanya yari yangiriye neza bwari uburyo bwo kugira ngo batange message bifuzemo nuko aratuzamuye yambaye mubembe witwa Eshibwira naje no kumva ngo yarapfuye sinzi nimba ari byo aranzamura ngeza ahantu mu Karango ndangiza mu Gipupu hajya abasirikare bangejeje ndamanuka ndahagera hageze abasirikare nabo bambajije ibindi bibazo ukuntu yanakiriye ko yampaye abana ndabibasobanurira musobanura ko twatewe mbabwira ko ndabambaye mbabwira ibyo yambwiye ariko ntabizi kumbwira ngo tuvi iwacu simbizi impamvu tuvi iwacu mu Marondo tukaje ahandi sinumva ko Mibunda yose yanyeganyega ikaje ahandi nari ntagisubizo nari mfite nababwira ko baduteye nyine je impamvu ya kwarukuza n'umwana ariko uba ngo tuje iwacu nababwira ko ntahandi tugomba kuja usigara wibaza nawe ati si wacu hande tuzoja ni hehe ariko maravuga kanje wavukiye aha nkakurira ngashaka kamba afite abana 5 ni naje nuko turagiye naho ngaho mu Gipupu baratuzamuye baraturengeje bwari bwije ariko mbese tutaragera muri Gipupu ico giyambaye abana nabwo nibo bari mu mwanya ukomeye yari afite abasirikare benshi bari batangije intambara bamubwira ko agize nabi yagomba kwica abandi bamubwira ko nigutasuye kundekura uyu abasibo baturasa je mbabwira ko ntari umusirikare nari umuntu utuye aho ngaho naba babembe abangaba abashefu muranza ari ubungeze mubona ko igisirikare se nuko ariko babo bamwe nyine amererwa nabi ariko aho ngaho niyo nese numva ubwoba kabatu kuriya nyine batagira ordre barandasa nari mfite ubwoba aho ariko wari unshobora kankomeza ibyo umukuru yavuze ndabona wenda batabica turagiye nibwo twashitega mu Soda ariko mbasa n'usure kugara umutima dushita mu Soda naho bambaje ibyo navuze hejuru tuhavuye twarahavuye bwari bwije turashinga turarenga hitwa za Ruhemba turarenga hitwa muri Firo kuko muri Firo twarabaturanye barabashi baraza barandeba baranzimana abana bari bashonje baragaburira abo barabashi twari duturanye ndazamuka narayantu yitwa Ibukunzi nanone bukeye nakomeje urugenzi inja za Mikenke shitse mu Mikenke
byari ibintu bitangaje abantu baje bantega kuri birumvikana ndokoye umwana mbese Imana yari yamutanze utarageza ku munsi wenda ntazapfa abo bana bawe bombi nawe bafite uwo mushi nari mbafite bombi mfite ibyishimo abantu barantega dushima Imana ko idukore icyo kintu iduhaye abana ariko nyuma yaho nano twari dusa naho tuzasubirayo ibitero birakomeza bidusanga za Mikenke turahunga nibwo twaje duhunga twaba turi mu gihugu ca Kenya ariko ni byinshi cyane wenda nubwo nagaye synthétiser ni byinshi kuri aya makuru mfite imbare cyo wambaza gusa kubyumvikana byo urabona umwana wawe kumufata ukagenda ukamwakira ukamugarura byari bitangaza by'Imana n'ababyeyi bawe rwa ruhuha rwose bari bafite ruvaho ese uwo mwana wawe n'uwakangaye umwana wawe icyo gihe yari afite imyaka ingahe cyabura se ninde waguhamagaye nimero bayikuye umwana wanje yari umwana wa kabiri bari abakobwa batatu n'uwo muhungu umwe bari batwaye yakurikiraga umukobwa wa mbere nimero n'umwana w'umushi wayitanze wo mwungere wanje we yari mukuru ariko sinari uko ayigira urabona utu telefone duto narakamuhezaga baje kwinjiza inyana binjiza intama akareba wenda nimero yanje yari yanditsemo narashize izina ryanje niyo wayihaye umubembe wampamagaye uriya yibwira nuko niko byagenze ndumva ikintu aho ngaho njyewe navugaho ndumva twafatikanya nawe gushima Imana yagukoreye icyo gitangaza ukarukora umwana wawe agataha amahoro kugira uwo muntu amufate umufate ntamwice agira umutima wo kuguhamagara gusa agiye kuguhereza iyo message yo kugeza ku bandi ni ibintu hari n'igihe yari no kumwica kandi nawe akaguhamagara akaza akaguhereza na message ukayijana byose byari gushoboka ariko no gushima Imana yakoze icyo kintu ni ikintu gikomeye byari bigoye ni kubivuga bisigaye nk'amatara karusiza mbyibagirwa muri nshi nzangeza n'amatariki 9 badutera nkampostinga nkagira nte no kumukubita biza binanira urabona abana bazakosha mu nzu ukashaka kubakubita ariko sinomukubita ukongera aya maboko nzanabura amaboko akamataka ndatekereza ahantu namukuye akambwira ahantu yaraye akambwira ibyo yariye numva Imana yangiriye neza muri uwo munsi wose bari bamufashe urumva ni iminsi 2 yari iminsi 2 kuko bamufashe ku matariki 9 nibwo baduteye ku matariki 10 mu mugoroba nibwo bampamagaye ku itariki 11 nanone nibwo twagiye abaribwo tugaruka urumva yasibyeyo munsi w'ingo baduteye n'iposho nimugoroba ararayo bahise bamutwara bamutwaye ninga mu gitondo tena yari yaraye mu gihuru ijoro badutera arongera aririrwa twasuye kumuzana umunsi wo kuwa kundi munsi ukurikiyeho wo kuwa ubuzima inkuru yawe irababaje ariko rwose dushimiye Imana ko yakoze icyo gitangaza ukarukora umwana wawe hanyuma rero ubwo n'ubuzima abanyamurenge twese abenshi duhuriyemo ubwo n'ubuzima bw'abanyamurenge muri rusange noneho ugira ikintu wabwira nk'ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange ubwoko bw'abanyamurenge ndi umuntu wabonye naje mbereho ariko ibyo nabonye si biki ni byinshi kandi byicara bimbabaza naje yego hari ukuntu usanga abantu baje impaka no ku mbuga n'ibiki ugasanga wenda ngo ari abantu umuntu utugara n'uduki wenda nzabona umuntu utarabonye ibintu byabaye ahitwa za Mibunda kuko niho naterewe ndahungira tugeze za Mikenke ukuntu inga zako ziryama zigapfa umugenda ndimufite kivugira leta iraho bikababaza nibuka umunsi baturashe wa 4 mu Mikenke wari umunsi w'isoko barashe umuhungu witwa Rutiririza baturasa turema isoko turi kumwe n'abandi icyo ni ikintu kibabaza nkaba nabwira abanyamurenge ko tugomba kuba umuntu umwe abantu bagenda amatambi bakwiriye kugaruka kuko nta handi tuzaje hariya ni iwacu kandi nkaba nshimira abakomeje kwigwanaho nubwo turi mu bihe byo kubura intwara ariko kandi
hari izindi zakomeza aho bari bageze yego nkuba numva kabisa icyo kintu kiza kimbabaza nubwo naje ariko igihe kizagera nandi ndacasubirayo kuko hari niho iwacu hano ndi mu buhunzi hano uri mu buhungiro urahunze ariko hariya ni kuri gakondo niho mu rugo ahandi ndahunze ntabwo ari imuhira yes birumvikana urahunze uzasubirayo ni kwivuko ugende ugire gusa none se tubwire hano ubuzima urabona ko warubayeho iwacu nahanga ngira ubayeho gute hano hariya mpereza nk'ibyo tandukanira aho hantu urabona iwacu nari meze neza mu by'ukuri si ibintu wenda mvugira kuri kamera habe n'umuyaga w'iwacu uratandukanye wenda no muri Kenya cyangwa izuba ry'iwacu ritandukanye n'iry'Uganda habe n'isambu yacu itandukanye no kuba mu nzu z'abandi iwabo w'umuntu aho wakuriye ukahava ariko nje ku bwanje Rwanda nari mpakunda nje naje mpunga kandi uhunga ntazamenye iyaje kuko sinamenye uburyo nashitsa nuko ugenda ufunda umutwe aho ubonye ariko ngaba nabwira abantu ko tugomba kwikuraho igisuzuguriro tugataha tukaba iwacu tugasa n'abandi bari iwabo hanyuma hano urambwiye ngo uriho ubuzima bwo guhunga ubuzima ndi hano ni ubuzima bw'ubuhunzi nabaho neza cyangwa nabi ntabwo binshimisha ngo kuba iwacu yego ndi mu buhunzi ariko cyanshimisha no kuba iwacu ikindi kinambabaza ni abatwirwana batubwira ko hari atari iwacu kandi ari iwacu icyo kintu kirambabaza cyane bikomeye rumvikana rwose iyo nkuru ngiye ko ndumva ngiye nko irababaje irababaje rwose njewe iyo bintu bimeze kuri haruguru biza bintwara umwanya cyane ndakurikirana wenda bo bonse no kubera ko utagenda nabibayemo kandi wenda igegera cagira ndacasubirayo umuntu utabazwa n'ibintu biri ruguru umuntu azabura ko yamutekereza kaba wari utarabibaye umuntu utarabibaye ariko n'ababyumvishe hari abarusha babaye ariko mutagomba kumva ibintu by'iwacu kuko ntahandi hasa n'iwacu iwacu ni heza iyo turi si iwacu hari n'igihe umuntu akubwira nabi kubera ko utari iwanyu ugaceceka ukabura icyo uvuga ariko iwacu ni heza kandi nawe akakubwira ko ujomba nyine ako kantu ko atari iwanyu kumva kirakubabaje je nari narahakunze n'ubundi n'icyatumye nza zari nk'imfane nari nsa n'urokotse ariko mu bahungu benshi bandi bari barabunze ndakeka ko nije wari warasigaye mu muhanda kubera kuwakunda kandi naje naragiye mbere nk'abandi ntaratwikirwa simba narabuze tiki ntwara ko numva bankunze wacu baba umuntu ndagisa n'iwanyu nukuri kose iwacu ni heza we sinzi ko nawe wazi cyane iwacu ni heza iwacu ni heza iwakugeza mu mirambi ya Mibunda Minembwe Indondo iwabo w'umuntu ni heza cyane narahakuriye ni heza ariko nkaba nsaba abantu gukunda iwacu kandi tugatabara ku bwinshi haba ari mu buryo bw'amafaranga haba ari mu buryo bw'abantu bagenda byose birakenewe buri wese mu buryo ashoboye ni byiza sawa urakoze cyane rero kudusangiza iyo nkuru yawe y'ubwo buzima wabayemo ukuntu warokoye umwana wawe ukuntu baguhamagaye ukamurokora wenda hariho umuntu nawe waba warabyumvishe gutya ariko atarabizi neza ariko nyiribwite nguyu yabitwibwiriye amaze kubitwibwirira rero reka ngushimire ko waje hano rwose turagushimiye byari byiza kubana nawe ni umugisha ni amahirwe kugira ngo usangize abantu iyo nkuru y'ubuzima bwawe nawe hari igihe waba ufite inkuru imeze nk'iyiwe cyangwa se nawe ufite ibindi bibazo wahuye nabyo waza ukabisangiza abantu nta kibazo rwose biremewe abantu nabo bakagira rero ndagushimiye cyane muri make ko waje ukatwitaba tukabana natwe wakoze cyane nawe udukurikiye wakoze kubana natwe ndagushimiye cyane wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana buri munsi ibiganiro byacu tuzajya dukora uzajya uhita ubigeraho vuba byoroshye rero
wowe utarakora sabu yikore mugenzi wanjye, yikore rwose inshuti yanjye kugira ngo tujye tubona hano hariho ibintu byiza bitazagucika. Ni ukuri kose nawe komenti yawe irakenewe, share irakenewe. Hari igihe uyu yaba avuze biriya bintu bigahita bikwibutsa iwacu ukahakumbura ukumva urahakumbuye. Washaka akabazo wamubaza kwandika muri komenti twazabisoma tukazakamubaza kugira ngo dukomeze dusangire ibintu byose, utagira icyo ugira mu mutima wawe ukakihererana, kandi ushobora kuba hano hari urubuga twazanye rwo gusangiriraho ibitekerezo byacu twese. Rero wowe ufite comment uzayandike, nawe ukoreshe hanyuma usharinga abantu bose kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu benshi bose bagende bumva ubu buhamya bw'uyu muvandimwe, kuko ni ubuhamya buri kutusha cyane ku mutima. Mubonye ntazanibagirwa, ntago bwakwibagirana, sinzambwibagirwa ahubwo amagambo nawe yavuga bukira. Mubonye ndazanibagirwa kuko hariho n'abandi byagiye bibaho wenda nyuma yanje, ari igihe buri wese nyine aba afite ibyiwe, ariko ni ibintu byagiye bitubaho bibabaje. Uwo bitababaza sinzi ukuntu aba ameze. Umuntu ubyumva gusa akabifata gutyo ntabwo ari ibintu byiza, si ibintu byo gukinisha kuko ni ibintu bibabaje bigenderamo abantu. Hari abantu batanga amaraso yabo, abandi ugasanga barakina, ntabwo aba ari byiza. Rero niyo mpamvu nari mvuze wowe nawe uzatwandikire kugira ngo dukomeze tuganire, dukomeze twunguke, dukomeze n'abana batoya batahabaye nabo bumva ayo mateka. Hariho umutima wundi byabarema, hariho ndumva bifite ibyo byabungura cyane. Reka tugushimire wowe kuba wabanye natwe, nawe udukurikiranye. Ubwo rero naho ubutaha wakoze kubana natwe.